wari ufite umukobwa mwiza wakundaga umukorera buri kimwe cyose, ufite intego y'uko ari uzakubera mama w'abana, ariko igihe kimwe watunguwe n'ijambo rimwe yakubwira ngo ndagiye, mbese watangiye kubona yuko atakiri kumwe nawe, atakiri mu rukundo rwawe. Biranashoboka cyane rwose ko wagiye kubona ukabona agiye atanagusezeye, ariko ikigaragara nuko mutakiri kumwe. Gusa igikomeye cyane uko wewe ukimukunda ntabwo wifuza kumutakaza. Umusingiye kukubwira ibintu bigeze kuri 5 wamukorera akazakwirukankaho ubuzima bwe bwose, akaba ari we ugomba gufata iya mbere mu kukwereka yuko mukwiriye kuba mwakomezanya urugendo rw'urukundo. Ntabwo azongera kugukosereza ukundi, naramuka nacitswe akabikora azafata iya mbere mu kugusaba imbabazi wowe utarabimenya. Umusore wanjye rero nguhaye ikaze, utera agatebe hano muri iki kiganiro. Tugiye kuganira, tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, kandi ndahamya neza yuko uraza gusobanukirwa. Ariko mbere yuko nkubwira ubu buryo wakoresha kugira ngo wongere wegukane umutima w'umukobwa wakunze, reka mbanze nakira abantu bashyashya kuri no channel, harimo n'abandi basore bagenzi bawe. Duhaye ikaze abakobwa muri rusange hano kuri no YouTube channel bashyashya. Umuntu mushyashya ni umuntu ubutamara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande, kandi ibuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ahangaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Niwirengagize gukanda like kuri no video. Ikindi kandi niba hari igitekerezo waduhereza, ujya ngaho hasi muri comment utwandikire igitekerezo kuri no video cyangwa se ku bindi biganiro bitandukanye bitambuka ngaho kuri no YouTube channel. Reka duhere ku buryo bwa mbere twerekeza ku buryo bwa gatanu, kuko nibwo turi busorezeho. Ikintu cya mbere ukwiriye kubanza ugakora, ukwiriye kubanza ukamutega amatwi. Iyo abasore bamwe babenzwe, hari abahita batangira gufata imyanzuro yo kwanga umukobwa ngo kubera yuko yanze yuko bakundana. Iki ngiki ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari umwanzuro mwiza wagakwiriye gukora ngo kubera yuko wabenzwe n'umukobwa. Oya, ni byiza kuba wamutega amatwi, kubera ko birashoboka cyane yuko kumutega amatwi kwawe bishobora kuba byatuma yabasha guhindura imyanzuro yari yafashe yo kuva mu rukundo, cyangwa se imyanzuro kudakundana nawe. Umukobwa birashoboka cyane yuko wamwaka urukundo ntahite aruguhereza, kubera yuko atarakira ibikomere yaba ashobora kuba yaratewe n'umusore bari kumwe mu rukundo rwa mbere. Niyo mpamvu rero ukwiye kwihangana, ugategereza ndetse ukagerageza kwitwararika ndetse no kwitwara neza. Uyu mukobwa akabanza akakira icyifuzo cyawe. Muri uko kwitwara neza rero no guca bugufiya, niho abonera neza yuko ufite aho utandukaniye n'uwo bari kumwe mu rukundo rwa mbere. Akabona neza yuko ufite aho utandukaniye n'umusore wamuteye igikomere. Ibi ngibi bikamuhesha mu kuba yabasha kugukingurira imiryango yo mu mutima we. Icya kabiri ni ugukosora ihanahana ry'ubutumwa. Itumanaho rikozwe neza rishobora gutuma umukobwa yongera gutekereza ku myanzuro yari yafashe. Uti bishatse kuvuga iki? Biragusaba gukomeza kumubwira neza na nyuma yuko akubwiye yuko, cyangwa se na nyuma yuko akweretse yuko akwanza. Ubugwa neza uzamwereka, uzamutegeka ko agomba kukubaha byanze bikunze. Ni ikosa rikomeye cyane kwihutira kubwira umukobwa nabi ngo nuko wamusabye yuko mukundana nta gusubiza uko wabyifuzaga. Gatatu, gerageza kuba umunyakuri wa nyawe. Gerageza kuba umunyakuri ndetse no mu kugaragaza amarangamutima yawe. Umukobwa nakubwira yuko akwanze, ntuzahishe amarangamutima yawe kuri iki cyemezo akugejejeho. Abakobwa bakunda abantu bagaragaza ikibarimo. Ntugace iruhande niba ushaka koko yuko mukundana by'ukuri. Icya kane, gira ahantu ugarukira mu kumwinginga. Ubwo bimeze gutyo ukwiriye kumwereka yuko ushobora no kubaho udashingiye kuri we, cyangwa se ushobora no kubaho mu gihe yaba adahari. Iyo umukobwa abonye ko ufite izindi nshuti, akabona yuko ufite imishinga, ugerageza kwiteza imbere, uri kubaho mu buzima bwawe, ibi bishobora gutuma areba agaciro kawe, agahindura icyemezo yari yafashe. Gatanu, komeza kubana nawe neza ariko wicisha bugufi. Ibyo uvuga byose ugerageze kubivuga mu kinyabupfura, umusekere igihe cyose muhuye. Ikindi kandi ugerageze kumwereka yuko utamurakariye. Ibi ngibi nubikora kandi ukabikora mu kinyabupfura, biri mu bintu bizatuma uyu mukobwa ahindura ibintu yari yamaze gutekereza, kuko azaba yamaze kubona neza yuko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe, kandi ejo hawe hazaza cyangwa se ejo hanyu hazaza hashobora kuba heza cyane. Ikiganiro cy'umunsi turagisoje, ariko reka ngushimire aho twatangiranye muri no video, tukaba tugeze iki gihe tukiri kumwe. Imana iguhe umugisha. Nkurarikira kuza gukurikira iyindi video iraza gukurikiraho mu kandi kanya. Ikindi kandi reka nkubwire abantu bashyashya mwibuke gukanda subscribe niba mutayikanze muyikande, kugira ngo namwe muzajye mubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri no YouTube channel. Ntiwirengagize gukanda like kuri no video, comment, share ndetse n'ibindi byose wakora kugira ngo ino video ibashe kuba yagera ku bantu bagiye batandukanye. Wabikora. Imana iguhe umugisha. Bye. Turahura mu yindi video.